ubwo waba ufite amatsiko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ukwezi k'umugore ni igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango n'umunsi wa mbere azongera kuboneraho imihango y'ukwezi gukurikiye. Kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezweho na Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. Gitambuka mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kuva saa 10 kugeza saa 11 z'amanywa kuri Flash FM. reka tubifurize gukomeza kugubwa neza cyane kuri mwe mwese mukurikira Radio Flash FM, tubifurize kandi no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye mugenda mukurikirana umunsi ku munsi. Twahageze mu kiganiro na Save Generations Organization, nitwa Fanny Umutoni wase, nkuko bisanzwe tugiye kubana namwe, ariko kandi muzi ko mba ntari njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa abagiye batandukanye. Tubahaye ikaze rero kugira ngo tuze kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye, cyane tuganira ku buzima bw'imyororokere nkuko musanzwe mubimenyereye neza. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga iti tuganire ku buzima bw'imyororokere niko bisanzwe, ariko se imyumvire ishingiye ku muco, kirazira n'imyemerere n'imyizerere, imbogamizi ku buzima bw'imyororokere. Aha ndahita mpereza umwanya umukunzi Sandrine kugira ngo aze kutuganiriza cyane ku bigendanye n'insanganyamatsiko. Kw'intego iravuga ngo kugabanya imyumvire itari yo kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, gusesengura imbogamizi zizitira kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere ku bangavu ndetse n'ingimbi, gusobanura neza impamvu y'insanganyamatsiko. Sandrine ngiye kubona mu mwanya kugira ngo dusesengurire impamvu y'insanganyamatsiko, kubera ko uyu munsi cyane yuko ababyeyi n'abana ndetse abasore n'inkumi nizera ntashidikanya ko muri buze kugenda mumenya byinshi bigiye bitandukanye cyane muri aka kanya. Nyuma yo kwakira Sandrine ndaza no kugenda nakira abandi turi kumwe muri iki kiganiro. Sandrine, umwanya ni wawe. Murakoze cyane Fanny. Tubanje gusuhuza abadukurikiye kuri Radio Flash FM. Nkuko bisanzwe ni cya kiganiro twagarutsemo tuganire ku buzima bw'imyororokere, tugezwa n'undi na Save Generations Organization. Ubwo rero no munsi dufitanye insanganyamatsiko ivuga cyane cyane ku myumvire cyangwa se imyemerere ishingiye ku muco na za kirazira, uburyo akenshi dusanga ari imbogamizi ku kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Mu by'ukuri ko mubizi mu kiganiro gishize twe twaganiriye tubona ko kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere ari uburenganzira bw'ingimbi n'abangavu, ndetse hari n'itegeko ribigena, ariko kandi tukareba kuki tubona bikiri imbogamizi kuba abantu bashobora kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Rero mu kuganira, mu kubona gushaka ibitekerezo hirya no hino, nuko akenshi usanga n'ubundi hari iyo myumvire se cyangwa se hari imyemerere imwe n'imwe usanga ishingiye ku muco ndetse n'imyizerere akenshi dukuriramo, ugasanga hari igihe biba imbogamizi kuba abangavu n'ingimbi bashobora kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Rero twasanze ari umwanya mwiza kugira ngo tubanze dusesengure ese kuko iyo myumvire cyangwa se umuco bimwe mu muco bishobora kubangamira ubuzima bw'imyororokere ni ibihe, abangavu n'ingimbi batekerezaho iki, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kureba icyatuma abangavu n'ingimbi babona amakuru bisanzuye. Kuko twabonye ko gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere no kuganira ku mpinduka ukundi zigaragara mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu bifasha urubyiruko akenshi kwisobanukirwa, bakisobanukirwa ari uburyo bw'imikorere yabo, ariko binabafasha gufata ibyemezo bikwiye kandi binoze ku mibiri yabo. Rero ni byiza ko babona ayo makuru ku buzima bw'imyororokere. Ariko zimwe mu mpamvu iyo tuganira n'ababyeyi ko tubona dushobora kubona akamaro kabyo, ni izihe mbogamizi usanga akenshi zirimo. Rero akenshi usanga hagaruka kuri icyo kintu cy'uko harimo ingingo isa nkaho ibangamira bimwe biri mu muco, za kirazira se. Ugasanga rero akenshi ni byiza ko abantu babiganiraho, iyo myumvire abantu baba bafite itandukanye. Ariko wenda uko turimo turavuga umuco, imyizerere, ntabwo tuvuga ko umuco ari mubi, ndetse n'umuco wundi ni mwiza muri rusange, kuko niwo utuma abantu bakabaho bafite ibyo bahuriyeho, bumvikanaho, kugira ngo mbese babeho bafite niba ikibahuza ni uko uwo muco ubaho. Ndetse wenda n'iyo myemerere twese wenda nkuko abenshi hari umuryango tuba twarakuriyemo tugatozwa imyemerere imwe n'imwe, hari indangagaciro bituremamo. Rero umuco ni mwiza turawemera, ndetse n'imyemerere yaba ishingiye ku idini turabyemera,
gusa tuba dushaka gusesengura ni ibiki bimwe biri muri uwo muco bishobora kuba nk'inzitizi, bishobora kubangamira kuba umuntu yabona uburenganzira afite, ari uburenganzira ku makuru ku buzima bw'imyororokere cyangwa se n'ubundi burenganzira bwa muntu, kuko wenda hari igihe umuntu avuga ngo wenda reka tuvuge ku buzima bw'imyororokere, wenda tuvuge n'ibintu bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, umuntu wenda yari atojwe guhora aceceka, wakubitwa ugaceceka, niko zubakwa, ibyo kenshi usanga bishobora kubangamira bwa burenganzira bw'umuntu. Iyo habayeho rero umwanya nk'uyu nguyu wo kwicara abantu bakabisesengura, niho hafatirwamo kimwe umwanzuro tugashaka igisubizo muri rusange. Murakoze cyane, niyo mpamvu turi kumwe n'ubundi batumirwa barankuye ngo babidufashe. Niko bimeze, nanjye ngiye kuba nabakira rwose kuko umwanya uba ari uwabo kugira ngo bagende noneho nabo batubwira. Mu kiganiro cy'uyu munsi, inyuma yo kwakira umukunzi Sandrine, tugiye kwakira abandi batumirwa abari kumwe nabo batandukanye. Inyuma y'uko Sandrine adusobanurira ku kugabanya imyumvire itari yo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no gusesengura imbogamizi zizitira kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere ku bangavu ndetse n'ingimbi, ndi kumwe n'umubyeyi yatangira twibwira. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni amahoro? Ni amahoro, turashima Imana. Tuguhaye ikaze kuri mikoro za Flash, wanatwibwira? Murakoze cyane. Nitwa Birasa Jean Paul. Yego. Nkaba rero ndi umubyeyi, nkaba ntuye i Ndera kandi nkaba nderera mu kigo cy'amashuri cya Ndera. Urakoze cyane. Ntabwo umubyeyi ari wenyine, tuzi neza yuko umuryango ugizwe n'ababyeyi ndetse n'abana. Turi kumwe n'umwana we, yakegera mikoro. Turakwakira, wiriwe neza? Urongera ijwi kugira ngo tukumve neza, utangire utwibwira amazina yawe kuko dukeneye kuba twanayamenya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwase Adeline, nkaba naturutse muri groupe scolaire Ndera Catholique mu karere ka Gasabo. Yego. Murakoze. Urakoze cyane. Turi kumwe na Dr. we turasanganywe. Dr. mwiriwe neza? Mwiriwe, ndabasuje nanjye. Turakwishimira none mu kiganiro. Murakoze cyane. Ko ndi kumwe na timu nk'iyi, turi buze kugenda dusesengura ndetse tunamenya byinshi cyane bitandukanye mu kumenya kuganira ku buzima bw'imyororokere, yuko bigira umumaro ku buzima bw'ababyeyi ndetse n'abana, kuko umubyeyi wagize umuryango mwiza akabona abana ntago bamurumbiye, akabona abana ntago bagize ibintu bitandukanye bagiyemo, nawe ubwe arishima. Reka ntangirane na Jean Paul. Birasa ni barasa? Birasa Jean Paul. Akoze cyane. Ugiye kutubwira, mu kiganiro gishize twabonye ko abangavu ndetse n'ingimbi bafite uburenganzira kumenya amakuru ku buzima bwabo bw'imyororokere, ndetse binagenwa n'itegeko rivuga ku buzima bw'imyororokere, ariko ingingo yo kuvuga ku buzima bw'imyororokere akenshi ifatwa nka kirazira. Dutekereza byaba biterwa n'iki? Ese ubundi ni koko igomba kuba kirazira? Murakoze cyane. Ndaza kubivugaho mu buryo nka butatu wenda. Yego. Hari uburyo wenda babyita kirazira, ariko ubundi mu buryo kuganira ku buzima bw'imyororokere ntago byagombye kuba, ntago ari kirazira. Ariko hari imbogamizi mu buryo nza kuvugamo bihereranye n'umuco n'imyemerere. Mu muco wa Kinyarwanda kamahere, umuco wa Kinyarwanda ubundi usanga, cyangwa se kera wajya gusanga abagore ari bo cyane cyane dusanga mu burere abana bafata imico ya nyina nka 70% burya, kuko nyina niwe ubagaburira, niwe ubatoza imirimo myinshi, usanga 70%. Ise ababyeyi ba papa usanga kenshi abagiye gushaka amafaranga, bagiye mu mirimo, bagiye hehe, ugasanga rero iyo mico ya ba nyina ariyo bafite. Noneho ba mama rero ba kera n'abubu baratandukanye. Reka mvuge ku muco nyarwanda, wenda mvuge ku bagore, abategarugori. Kera umutegarugori umunyarwandakazi yari ateye ati, cyambere nk'uko twese dusangiye amateka, ni abantu basa nkaho babaga aho ngaho mu gikari, babaga mu gikari, ugasanga basa nkaho bahejwe, nta jambo,
usanga ijambo bafite ari rike cyane, ariko nubwo nta jambo bari bafite ku muco no ku bana barafite ijambo rikomeye cyane. Umunyarwandakazi rero imiterere y'Icyakora yatuye yararemanywe gutuza cyane, ugasanga avuga bike, ugasanga hamwe n'uko wenda yavutse n'uko yatojwe umuco wa Kinyarwanda, abagore kugira ngo ujye umugore w'umunyarwandakazi usanga ari uko avuga bikeya, amagambo makeya, uvuga cyane akavuga ati uriya mugore yabaye ate. Uku kuvuga bike byaranabarimetaga cyane kugira ngo bamenye amakuru batanga. Nicyo mbona ariyo mbogamizi ya mbere. Ubundi kugira ngo umugore wa kera abone yacije umwana we, kwaze baganire, amubwire ku buzima bw'imyororokere, amubwire ati umukobwa w'umwangavu guhera kuri iyi myaka byagenze gutya, ese atangira kujya mu mihango ryari, ese bigenda gute, ni ibintu yafataga nk'aho bikojeje isoni, ntakumva atinye kubibwira umwana we. Icyo kintu rero na bugingo n'ubu kiracyahari, ariko mbona ko gituruka mu muco nyarwanda cyane cyane naho ngaho. Abatarashoboye kujya mu mashuri ho urabizi ko abashoboye kujya mu mashuri ho barabigisha, batangiye kubigisha bakiri za primaire, bagatinyuka, akabikoza muri secondaire, kubisa muri kaminuza. Umugore w'iki gihe wize nta kibazo afite cyo kubisobanurira abana, ariko turacyafite imbogamizi za ba babyeyi ba kera bafite imyaka myumvire ya kera, yumva ko kubivuga ari icyaha, yumva ko kubivuga ari kirazira ndetse bikojeje isoni, ariko si bikojeje isoni. Kera bajyaga bigenza gute kugira ngo ibyo adashoboye kuvuga, kubwira umukobwa w'inkumi umaze kugera mu bwangavu, byagendaga bite? Yaramufata akamuza kwa nyirasenge. Ibyo atashoboye kuvuga nyirasenge akabimuvugira. Ba nyirasenge bagiraga inshuti abitwa abayisenge neza, nta kindi babaga babashakaho, ni ukubashakamo ubucuti kugira byenda atabasha kubwira nyina, naza yimubwira, natarinabwira na nyirasenge ayibwira ababyara be. Niyo mpamvu kenshi babyara b'abantu kenshi bajyaga banabana baratinyukanaga cyane. Uku gutinyuka kwari gushingiye ku muco cyane, kuko iyo yagiraga kwa nyirasenge yarabohokaga, akamubwira ati genda usange babyara bawe, bakaba babiziranyeho. Yagerayo kwa babyara be bagatangira kumubwira, bakaganira kuri byose, nta kintu basize. Ndetse na nyirasenge ngo barajyaga baryamana akagenda amukorakora, akamenya ko yakuze, nuko akamenya rero ko akwiriye kubwira ababyara be nuko bazamufata. Icyo ni imwe mu mbogamizi mbona iturutse ku muco nyarwanda, kubera ko abagore, ndashaka kuvuga ba mama babyara abana, baratinyaga kubabwira akabohereza akaba nyirasenge. Icyo ni ikintu cyitwa umuco rero, ni uwo muco nuko batatinyukaga, kandi nkabona ko n'uyu munsi wa none wakomeje cyane cyane kuri babandi batashoboye kujya mu mashuri ngo babyige, batinyuke, bafunguke, babiganireho ku buzima bw'imyororokere. Iyo ni imbogamizi imwe mvuga wenda nkuru ikomeye cyane ku berekeye n'abategarugori cyangwa se n'ababyeyi babyara abana. Kuvuga ku bagabo byo ntibitureba ahanini, ndaza kubivuga gutyo kuko kubona umuntu w'umugabo yicaranye n'umukobwa w'inkumi we yabyaye, avuga ati se shaho, urumva ko bijyanye, turacyabifata twebwe nk'ibintu biteye isoni. Hashe akenshi twabyita na nyandagazi, uhari uko twanabivuga sijya kubwira umukobwa wawe ngo wagiye mu mihango, ese waciye imyeyo, ukumva ni ibintu utagomba kuvuga kuko uri umupapa. Ndi umupapa nyine. Ibyo rero ariko kandi ingaruka zagera ku mukobwa, papa akaba ari uvuga ati kuki duhindukira ba nyina. Duhindukira ba nyina. Niyo mpamvu y'umwana umukobwa yabaye ikigo bati ni uwa nyina, ikigoryi cya nyina, ikigoryi cya umunyabwenge akabuha papa shenge, umunyabwenge ni uwa papa. Icyo kintu ni ibintu by'imyumvire yacu y'abagabo. Iyo kintu cyo ntekereza ko ukuze pourcentage ushobora gusanga abantu nk'10% by'abagabo bashobora kuba batinyuka. Niko ntekereza nkurikije mu biganiro nagiye nkorana n'abantu batandukanye, kuko nkora mu bivugabutumwa, ngira abantu nicaza, mbana n'abagabo bubatse, mbana n'abandi byiciro byose. Abantu bose bagiye bavuga ko ariyo mbogamizi ikomeye bafite, kuganira n'abana babo b'abangavu, ndetse rega n'abasore. Ese abasore barabaganiriza mu by'ukuri? Ndetse n'abasore
atangira gusa kugenda mureba mucyahate shaho abahungu bite uramenye ubwo uri mu biki tukora ntusigaye muri mu bakobwa bite bya naguze ko wabyara kandi kuva birahagije kuko kumva ngo yabirangije ngo yageze ku ntego ariko ntago ari byo pe imbogamizi hari ku bagabo yo ni imbogamizi tugifite kandi nini cyane gutinyuka kuganira agafungagara ku buzima bw'imyororokere aganira n'abana b'abangavu agitanya kubona batangiye kujya muri iyo myaka naho ngaho numvaga we navuga kuri cyo nashaze kuvuga kindi ni kubyerekeranye kuri uwo muco ndavuga ku myemerere hari imyemerere twagiye twizera ku mukristo wizera burya hari umuco w'abakirisitu akaba n'umuco wa kinyarwanda njyewe nakunze kuvuga ngo iyo nshaka kuvuga imico vuga n'umuco wa kiyuda n'uwa gipagani gipagani nabo nkashaka kugera ko bagira imico yabo bivuze ngo si imico kandi bo bayita umuco byaba ari ikibazo ariko twebweho mu gikirisitu ndavuga muri urwo ruhande noneho tugira umuco ujyana na kirazira tukavuga ngo uwo muco ya kirazira tuyivana muri bibiliya bibiliya ikavuga ngo handitswe ngo ntukagire utya ntukagire utya ntukagire iyo kirazira iva mu myemerere none ugasanga uwo mwemerere waduhaye umuco wundi n'undi mwifato uwo mwifato rero yuje ndashaka kuza kubihuza n'ikiganiro turimo kuri topic ntaho ndayijya kuruye ivuga ko ku buzima bw'imyororokere ku buzima bw'imyororokere rero iwacu ubundi tugira ibyiciro bitandukanye hari aho bivugirwa mu gihe watumiye urubyiruko ugatumira urubyiruko rw'abakobwa n'urw'abasore mu rubyiruko rw'abubatsi ingo burya haba ibyiciro bitandukanye abasore n'inkumi se murabahuza iyo mugiye kubaganiriza iyo tugiye kubaganiriza turabahuza ariko tukaza kugera aho tuza kubabwira ati bamwe ntibajye ukwabo abandi ukwabo kugira ngo bavuge neza noneho bafunguke bavuge neza cyane bisanzure aho ngaho niho dushobora kuba twabaganiriza ariko muri ubwo buryo naho hari aho usanga mu buryo bw'imyemerere ntabwo ndi buze kuvuga ngo ntabwo yemera ubuzima bw'imyemerere byororokere irabyemera ariko hari aho uza gusanga byagiye bidindizwa wenda n'imico nigize kuvuga kera ya kiyuda aho bajyaga bavuga ko basa nkaho banena ndabyita muri iyo mvugo kuko umukobwa wajyaga mu mihango umugore wajyaga mu mihango barabahezaga bakabashyira inyuma y'ingando cyane bakamara iyo minsi 7 ngo byanakomeza akaba byanakomeza ndetse no mu gihe wabyaraga umuhungu hari iminsi bamuhaga mike ububyaye umukobwa nawe bakamuha iminsi myinshi yo guhera yo kuguma navuga ko ni kumuha akato ubwo ni ikire nyine Yesu atarajya ku musaraba ariko Yesu ahaziye uwo muco wa kiyuda yarawuhinduye avuga ati birarangiye ariko harimo udusigisigi ibaze Yesu arabirangije hasigamo udusigisigi utwo dusigisigi niko tukirwana natwo yego ukibona ko kuvuga kuri ibyo bintu ni ibintu muze ukira aho ngaho unyemerere nkubaze ku bigendanye no kuganiriza abasore n'inkumi ingimbi n'abangavu ni ikihe gihe cyiza cyo kuganira n'abangavu ese ni ikihe gihe cyiza cyo kuganira n'ingimbi ni mu myaka ingahe ni ukurindira ko bakura cyangwa haba hari ikindi kigero cyagenwe cyiza wahaganirizamo abantu ubuzima bw'imyororokere ubundi mu muco wa kinyarwanda bavuga ngo igiti kigorwa kikiri gito akenshi iyo ugiye kuganira n'icyiciro runaka cyagezemo hahandi biragorana ahubwo umutegura kuzajya muri icyo cyiciro umutegura mbere ni ukuvuga nko muri cya gihe nko ku bangavu yego ntekereza ko wamufata mu gihe cy'imyaka 9 yego gusa nigize igihe kimwe nkoresha amahugurwa y'urubyiruko dusohora akana kari kiyaminiye kavuga ngo ngende urubyiruko utavuga ati sohoka we ntabwo uragera mu rubyiruko aranga ariko wabonaga wenda kubera nta gikuriro nta n'iki n'ibigaragaza nta mabere nta kifata ibyo byose nta nagore n'urubyiruko aranga aravuga ati nanjye ndi urubyiruko araburana kandi aza kudutsinda musanga afite amakuru afite amakuru
niko bimeze muze ndagusubiza ijambo n'ubundi mu kanya gato ngo twegere n'umwangavu nawe yegere mikoro mubaze ikibazo n'ubundi gisa neza nk'icyo nakubajije. Mu kiganiro gishize twabonye ko abangavu n'ingimbi bafite uburenganzira kumenya amakuru ku buzima bw'imyororokere ndetse binagenwa n'itegeko rivuga ku buzima bw'imyororokere, ariko ingingo yo kuvuga ku buzima bw'imyororokere akenshi ifatwa nka kirazira. Utekereza iki nk'umwangavu? Ese koko ubona ari kirazira? Murakoze cyane. Nshingiye wenda ku byo mwari muvuze, yego, ku mubyeyi wanjye hari ibyo yaravuze ku muco, ku myemerere, kirazira. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi yagiye avuga, yavuze byinshi cyane. Gusa ariko ngewe ndaza hari ibyo nigeze numvaho neza nyine ngo mbyemere neza, kuko hari igihe cya kera cyashize ndetse hari n'icyo tugezemo ubu. Igihe cya kera cyashize cyari igihe cy'ababyeyi bari bafite ibintu byo kuvuga ngo ni ubwoba, ngo bimwe ngo ni inshingano z'abagore, abandi ngo ni inshingano z'abagabo, nako ngo abagabo ngo nta kintu bakora, ngo abagabo ngo nta kintu ngo twavuga ngo mbega nyine, kandi umwana yagira ikibazo rwose wa mwana we uri uwa nyoko n'ubundi waratunaniye, kandi umwana mu by'ukuri ntabwo yigeze ahabwa amakuru ahagije. Rero ntabwo ababyeyi benshi bakemera ko nyine ari inshingano zabo kuganiriza abana. Rero wenda mvuze ku muco, hari imico ya kera, hari umuco w'abanyarwanda nk'uko yagiye abivugaho, ku mwana yari uwa nyina, ku mwana yajyanwaga mu rubohero, cyane cyane umwana w'umukobwa akajya kwa nyirasenge, ariko mu by'ukuri kino gihe ntabwo abo ba nyogosenge baba bibereye mu bize, baba bibereye ku kazi, baba bibereye mu bindi, mbega nyine ibintu by'umuco wa kera navuga ko warangiye. Noneho ibintu rero byo kuvuga ngo kirazira, navuga ko abangavu n'ingimbi bafite ubuzima. Hari ubuzima twisangamo, hari ubuzima bw'urubyiruko. Nimba duvuze ngo hari imihindagurikire n'imikurire y'umubiri wacu, mu by'ukuri hari igihe ukura ugera mu myaka ukavuga uti ndi kumva niyumva kubona ndi proud yuko naryamana n'umuhungu, kandi umva ni byiza, kumva nta kibazo. Mu by'ukuri aba ari ubuzima wowe ukwiye gucamo, hari ubuzima bwawe ku giti cyawe ukwiye gucamo, twirengagije umuco. Umuco ni ukuvuga ngo twirinze kubibabwira, ariko mu by'ukuri dufite ubuzima kandi dufite umubiri. Uwo mubiri hari ibyo dukururamo, ariko mu by'ukuri hari n'umuco. Uwo muco rero niwe ntarimo ndemera neza. Ndatekereza ko umuco yego warabaye, kandi ndatekereza ko umuco ntabwo dukwiye kuwutandukira, ariko mu by'ukuri ababyeyi ndagira ngo bumve ko ari inshingano zabo kutuganiriza, kutwitaho, kuko ni uburenganzira bwacu bose. Se papa na mama cyangwa ukumva byaguma guharirwa nyirasenge cyangwa bigaharirwa mama, wumva byagenda bite wowe? Mu by'ukuri turebeye muri iki gihe cya none, tuvuye mu bya analogue wenda twe turi muri digital, mu by'ukuri navuga ko ababyeyi bose bombi, umubyeyi uwo ari we wese, ababyeyi bombi papa na mama, cyangwa se bafite ba tante babarera, hari ukuntu ushobora kuba ufite wenda ba nyogosenge barapfuye, wenda bande yose, cyangwa uri n'imfubyi, ariko ntekereza reka tuvuge ku mwana ufite ababyeyi bombi, papa na mama bafite uburenganzira bwo kukuganiriza, cyangwa se bafite inshingano zo kukuganiriza, kuko bajya no kukubyara ntabwo ari mama wawe wagutwise gusa, papa wawe nawe yateye inda. Niba yarateye inda afite n'inshingano zo gukora iki, kukurera no kukugira inama z'uburyo ukwiye kwitwararika. Ushobora kuba warapfushije mama wa papa wahari, papa wawe azanga noneho kukuganiriza, uganirizwe nande, wenda n'uwo nyogosenge nawe ufite. Nuko mbyumva, hari n'igihe nyogosenge yaba nahari ariko ntashaka kuba yaguhaye amakuru cyane, nibyo navugaga, akigirana ibindeba. Niko bimeze. Ntabwo turi bwiharire ijambo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Abadukurikiye, abangavu, ingimbi ndetse n'ababyeyi bose bagiye bavugwaho. Ni byiza yuko namwe mufata umwanya mukatubwira uko mwe mubibona. Ese iyo mubirebye mubona bimeze bite? Inshingano zo kuganiriza abangavu n'ingimbi ku bigeneye n'ubuzima bw'imyororokere bikwiriye guharirwa nde? Ese ni ibya papa gusa cyangwa ni ibya mama gusa? Ikindi se nkibaza, kuko ni kirazira, ntabwo bikwiriye kuba byavugwa. Ese hakwiriye kuba havugwa iki, hakareka iki? Ese bikwiye kuba byavugwa nande? Nka wa mwana utagira ababyeyi, cyangwa se wa mwana udafite ababyeyi birirwana. Hari na bamwe twanabivuzeho mu kiganiro cyatambutse, Dr. Arabyibuka, aho ababyeyi bavugaga yuko nta mwanya bafite, baba bari bize, akazi bagashyize mbere kurenza kuganira ku buzima. Kandi umwana ahura n'ikibazo gikuri n'ubuzima bw'imyororokere atarahawe amakuru, ugasanga umwana baramucyashye, bamuhinduye yuko ari yigize indangare, yigize ikirara,
abana b'abakobwa n'ingimbi abangavu bamaze guhabwa amazina atari ariko wanareba ugasanga na bamwe mu babyeyi bagize uburangare bwo kuba batahawe abana y'amakuru meza bigatuma bagerwaho n'ingaruka. Mutwandikire message 078 02 227 029 ndazisubiramo kugira ngo nawe ushaka kwandika message uzandike bikoroheye. Iyi nimero iyo uyifite ubasha kuba wabarizaho byinshi bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. 078 02 227 029 maze nawe utubwire. Mu nyime nongere mbaze umubyeyi ndetse turi kumwe muri kiganiro Jean Paul ndetse n'umwana araza kumwunganira cyangwa se baraza gufatanya kino kibazo nifuza yuko babasha ko baduhaho amakuru. Ubundi habaho impungenge ko iyo abantu bumvise ubuzima bw'imyororokere no kugira amakuru kuri bwo byongera ubusambanyi by'umwihariko mu bangavu n'ingimbi. Mwebwe mubitekerezaho iki? Urakoze cyane kuri icyo mutubajije ko wenda kuba kuganiriza abana ku byerekeye ubuzima bw'imyororokere bibatera cyangwa se bibakururira kwinjira mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Byashobora ntabwo mbyemera gutyo ahubwo bishobora kubarinda njye niko mbibona. Icya mbere ubuzima bw'imyororokere nyirizina ubuzima bw'imyororokere bushingiye cyane ku gutegura, kuko ubuzima bw'imyororokere ubundi bavuga ko ni imiterere, ni imihindagurikire, ni imikurire y'umwari y'umwangavu n'ingimbi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero muri ubwo buryo bw'ubuzima bw'imikurire, bw'imihindukire, imihindukire y'ibitekerezo, ibyo n'imyumvire, ibyo byose biganisha ku buzima bwabo bw'imyororokere. Iyo ubimenye, ndashaka kuvuga ngo rero kubimenya ukabisobanukirwa neza, ukamenya icyiciro winjiyemo, niba cy'ubwangavu niba cy'ubugimbi, mbese umwangavu ni iki kimuranga, bakamenya muri ubwo buzima. Umwangavu iki gihe aba ameze atya, kandi muri icyo gihe cy'ubwangavu ushobora kuba utitwaye neza ngo umenye ubuzima bwawe uko bumera. Ni ryari umukobwa ashobora kujya mu mihango, mbese biba bimeze bite? Icyo gihe kuvuga ati ugomba kwitwara gutya. Umusore wabaye ingimbi nawe ahinduka atya, yitwara atya. Ukavuga ati umusore nawe umaze kujyamo ubugimbi, ukamubwira uti uba ushobora kuba uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina ushobora kuba watera inda. Nawe icyo gihe muri ubwo buzima bw'imyororokere ahabwamo icyo kiganiro cyangwa se ahabwamo amahugurwa, ku buryo ntekereza yuko iyo ngimbi yaganirijwe neza bidaciye ku ruhande, ari we yahita amenya ukuntu yakwitwara muri ubwo buzima. Mbona rero ko ngewe kanini bitakururira umuntu mu busambanyi, ahubwo byamurinda aho ngaho. Nicyo ndimo gushaka kuvuga muri ubwo buzima bw'imyororokere. Naho ngaho urakoze cyane. Mbere y'uko mu kanya umwana noneho kugira ngo nawe atubwire uko abibona, turasaba abantu yuko iyi nimero dutanze ntabwo ari iyo guhamagara mu kiganiro, ahubwo iyi nimero dutanze muroherezaho ubutumwa bugufi. Ni byiza yuko burya abantu bagendana banahuje, ntabwo wahamagara ngo twitabe n'undi tumwitabe, ahubwo icyiza wandika ubutumwa bwawe bugufi ukabwohereza kuri 078 02 27 029 078 02 227 029. Nimero yandikwaho ubutumwa bugufi, cyangwa se wakumva tutari mu kiganiro akari bwo wazayihamagara ubaza wari umubyeyi waba uri umusore n'inkumi, ukagira byinshi ugenda ubaza, ndetse n'abangavu n'ingimbi uyu mwanya mukawuhabwa. Ariko ubu nonaha ntabwo twakwitaba telefone. Urakoze cyane muzehe Jean Paul. Reka mpite mbaza n'umwana turi kumwe muri iki kiganiro. Habaho impungenge yuko njye mwumvise amakuru ku buzima bw'imyororokere mukamenya amakuru bibongerera ubusambanyi by'umwihariko nk'amwe abangavu n'ingimbi, mubivugaho iki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ngiye ko byumva numva atari byo. Yego. Kuko iyo turamutse tugize amakuru ahagije ku buzima bwacu bw'imyororokere tubasha kwirinda. Gusa ariko ngiye no hirya gato hari bamwe mu batabibasha, kuko hari igihe wenda uhereza umwana amakuru ukamuganiriza
then umwana akavuga ati ariko se ko mu rugo baganije cyangwa se ko mbyumvishe gutya njyewe ubu ngubu ntabwo najya nko gukora pratique ngo ndebe nimba tuvuge wenda nk'umuntu aramutse aganije umwana wenda ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina umwana akavuga ati rero ikazabikora ubushakashatsi mu by'ukuri wenda bikaba byakura ubwo busambanyi ariko njyewe wenda singiye ku gitekerezo cyanjye navugaga ntekereza ko ataba ari byo kuko ku ruhande rwanjye ntekereza ko iyo turamutse tugize amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere biturinda kuba twatana tukajya mu bindi cyangwa se hagira umuntu uza gushuka akubwira ati gutya na gutya buriya iyo usambanye n'umuhungu ya makuru yose agize yo kubeshya y'ibihuha ati buriya uramutse uryamanye n'umuhungu ibishishi mu maso birakira uzana amata iki ntekereza ko ahubwo iyo turamutse tumenya ayo makuru neza ndetse tukabyitwaramo neza biturinda kuva muri iyo myaka neza kandi tubashije kubigendanamo neza n'imibiri yacu ndetse n'imyaka yacu mwakoze cyane umwangavu nawe niko abibona ariko kandi nawe udukurikiye ni byiza yuko wava mu bujiji niba uri umusore cyangwa uri inkumi udukurikiye muri aka kanya reka tukwiye ko guha amakuru ku buzima bw'imyororokere atari umuryango tugufunguriye ngo ujye mu busambanyi cyane ariko hari na bamwe babikora babizi ugasanga aravuze ati nubwo amakuru bayampaye nubwo ndi umusore reka nzisuzume ndebe ko ndi muzima niba ndi umukobwa reka nzarebe koko abenshi bakavuga iyo umuntu yagiye mu mihango ntabwo iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina akajya mu mihango ntababara iyo yose ni amakuru apfuye ni amakuru y'ibihuha kuko ayo makuru ntahuriye n'ubuzima bwawe bwite ubuzima bwawe iyo wamaze kumenya amakuru agenga ubuzima bwawe wakabaye umwanya mwiza ufata kugira ngo nawe ugire uko witwara tukiri aha rero reka mpite mbaza Jean Paul nk'umubyeyi cyangwa se nk'ababyeyi mutekereza iki mutekereza ari ryari abangavu n'ingimbi baganizwa ku buzima bw'imyororokere kubera iki nigeze kubaza icyo kibazo ariko ntabwo ngize nkubaza impamvu yacyo kubera iki cyangwa se mutekereza iki ku bigendanye n'igihe cya nyacyo cyo kuganiriza abangavu n'ingimbi ku buzima bw'imyororokere icyo kibazo kirasa nk'icyo twari tumaze gusubiza kuvugaho uno kibaza ngo kubera iki ni ukubera iki icyo kiganiro ari ngombwa ku ngimbi ni ukubera icyo ari ngombwa ku bangavu aho ngaho igituma ari ngombwa ni ukugira ngo bamenye uko bazitwara muri icyo cyiciro binjiyemo kuko iyo ukinjiyemo nabi iyo winjiyemo nabi muri icyo cyiciro mu bwangavu udafiteho amakuru ni hahandi uzajya kubona ukabona ku bari ku bangavu asamye inda itateguwe z'imburagihe niyo ngaruka yabyo iyo kutamenya igihe cyo kuganiramo umwangavu ni ryari bisaba ko utangira kumuganiriza hakiri kare kugira ngo amenye ubuzima bw'imyororokere akayimenya icyo gihe rero bizatuma byamurinda kurwanya bya bihuha icyo ni kimwe bibakururira mu busambanyi akaba yatwita inda idateguwe ndetse na za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina izo ni ingaruka kubwo umuntu ataganirijwe ari uwo mwangavu ari iyo ngimbi kuko aho ngaho wenda nkikomeje aho ngaho muzi ko ariho mu basore mu ngimbi mu bangavu nicyo cyiciro gikomeye cyane ku buzima kandi iyo ubuzima bupfiriye ku mwangavu akiri mutoya burakomeza no mu gihe azaba yamaze gushaka ndetse iyo ubuzima bwe bwapfiriye aho ngaho ashobora kugira nkunda kuvuga ngo abafite 50% y'ubuzima bw'urugo rwiza ashobora kuzagira urugo rwiza ariho abandi mu cyiciro abagezemo niba nk'uko yabivuze uyu mukobwa wacu wa se yavuze ko iyo bageze muri icyo cyiciro baba bumva bashaka gukora imibonano mpuzabitsina kandi koko niko bimera niko umubiri uteze niko ubasaba icyo gihe rero nibwo hakenewe cya kiganiro cyo kumubwira uti uramenye mwana uramenye umaze gukura uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina wasama naho ngaho yego urakoze cyane Jean Paul reka dufate akaruhuko gato tugaruke mu kanya waba ufite amatsiko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ukwezi k'umugore ni igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango n'umunsi wa mbere
azongera kuboneraho imihango y'ukwezi gukurikiye. Kurikira ikiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere ugezweho na Save Generations Organization, umuryango nyarwanda uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore. gitambuka mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kuva saa 10 kugeza saa 11 z'amanywa kuri Flash FM. Turagarutse nyuma y'akaruhuko gatoya twari tugiyemo. Nkifuza ko nabaza ikibazo umwana uwase nkakubaza noneho nk'ababyeyi nk'abana mutekereza iki, nk'ingimbi mutekereza iki, yarabangavu n'ingimbi kukuganirizwa ku buzima bw'imyororokere. Ese kubera iki ngombwa yuko muganirizwa? Murakoze cyane. Mu by'ukuri no mubyeyi wacu yagiye abigarukaho, nubwo hari bimwe mu byo yatubwiye ariko ntemeranyijwe nawe. Mu kanya rwose ngo uburenganzira mwibariza ibibazo noneho nawe. Nshaka kuza kumubaza. Nshaka kubanza kumubaza ngo mwatubwiye ko ingimbi n'abangavu bagomba kuganirizwa. Mu by'ukuri kare hari umubyeyi twaganiraga, ndamubaza nyine amubaza nka kino kibazo. Ndamubaza ni se mubona abana cyangwa se ingimbi n'abangavu, abakobwa cyangwa n'abahungu, mubona ari ikihe gihe cyiza cyo kuganizwa ku buzima bw'imyororokere? Arambwira ngo nko guhera kuri 18 kuzamura. Mu by'ukuri we ni igihe cyiwe wenda atekereza kuba yabibwira umwana we. Ariko se nibarize wenda no mu papa, ni ikihe gihe ubona ko ari ngombwa ku mwana wawe ushaka kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere? Afite igihe cy'ini ryari? Akoze wase. Ikibazo mbajije ni cyiza cyane. Naza kuvuga ngo ntago ndaza kuvuga imyaka cyane ko ndabibuka tukiri mu mashuri ya primaire kera, wajya gusanga abana bageze mu mwaka wa 4 wa 5 hari udupapuro bandikirana, udupapuro duto tw'uduce wese umunsi bakoresha utwanda kwa telefone, udupapuro duce tw'amagambo nk'abiri, ngo ndagukunda, ngo ndagukunda, ngo I love you, ndagukunda nk'uko ifi ikunda amazi. Rwose ngo niwe izuba ryo mu ki. Utwo dupapuro twose twacicikanaga, burya ni icyiciro aba yinjiyemo. Icyo gihe byanze bikunze aba yatangiye kumva umubiri we umushaka kumuganisha mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rero ahanini ni mu mwana ugeze mu myaka 11 12 kuzamura. Uwo mwana ntabwo bafata mu gihe kimwe. Burya ubwangavu ndetse n'ubugimbi ntabwo ufatira abakobwa igihe kimwe. Hari ushobora kuyitangira mu myaka 9. Nko ku mukobwa se yaba ari nk'igihe kihe, cyangwa se ku musore kugira ngo numve wenda nihe myaka, mu by'ukuri nihe myaka wenda tuvuga urugero ishobora kuba yashingirwa ivuga ngo wenda tuvuge guhera ku 9, wowe bitewe n'umubyeyi ahitamo iyo ashaka. Ariko se mu by'ukuri muri rusange mwumva nkamwe ababyeyi ari ihe myaka mugomba kuganirizaho abana banyu ku bijyanye n'ubu buzima bw'imyororokere turi kuvuga? Njyewe nkurikije wenda ntago ubushakashatsi bwimbitse nakoze, ariko mbona nko guhera ku myaka 12, ntabwo ko 12 nk'iwacu nko mu itorero twemera ko umwana amaze gukura, ari nayo mpamvu tunamubatiza nk'umukobwa. Imyaka 12 iki gihe dushobora gutangira gutekereza ko akeneye kuganiriza ku buzima bwe bw'imyororokere. Ariko kuri myaka 12 ntabwo bisobanuye yuko ubu hari wayitangiye mu myaka 9, ariko niba en general muri rusange nibura 12 kuzamura, naho ngaho mafite ikibazo. Mu by'ukuri batubwiye yuko wenda guhera ku myaka 9 umwana w'umukobwa wenda ashaka kujya mu mihango. Biterwa kubera kujya mu mihango kw'abana b'abakobwa biterwa n'imibereho babayeho, bishobora guterwa n'uko ateye mu mubiri we. Nimba umubiri we uba ushobora kuvubura imisemburo myinshi akaba yajya mu mihango tuvuga afite imyaka 9, wowe tubwiye yuko wenda ibyo byiyumviro bitangira ku myaka 12. Ese ndibaza umukobwa aramutse agize imyaka 9 akajya mu mihango, wewe mubyeyi usika akiri muto wenda ntiyanabikubwiye, kuko abana benshi akunda kugira isoni bitewe n'ababyeyi babo, havuga ati se ibintu bimbayeho mama ntago mbizi, nimba bizi iki, wowe bikamubera urujijo, ariko akabyigumanira. Akazajya none iyo myaka 12 uwo muhungu amwandikiye ngo I love you, ndagukunda, ndifuza iki n'iki, uwo mwana kashobora wenda kumwemerera, wenda akamubwira ati nshaka ko tubikora, umwana nawe akemera, ugasanga uwo mwana twayonda. Ese wowe mubyeyi nimba uri muratekereza ko ugomba kumuganiriza guhera ku 12, ubwo uri kumva wenda aramutse ahuye n'icyo kibazo cyo kuba yaryamana n'umuhungu afite iyo myaka 9 10 yarayigiyemo, uri kumva atahita atwara inda cyane. Nizangaruka
za ngaruka zirimo kutugarukaho nk'ababyeyi zo kudafata igihe kinini cyo kuganiriza abana, ariko biragoye ndashaka kuvuga abana barahisha kugira ngo uzabamenye umenye ubucakura bw'abana, cyane cyane bageze muri kiriya kintu ntabwo uzamenya ngo yatangiye kugera muri icyo gihe cy'ubugimbi mbere y'igihe. Biragoye ku mubyeyi kugira ngo azabisobanukirwe. Twebwe dutangira kumenya ko umukobwa yageze muri icyo gihe ariko atangiye gupfundura amabere, ariko ubona yatangiye kugira imikurire igaragara inyuma igaragaza guhindura ku matayi n'iki, ko batubwira byose uriya mukobwa yageze ubukumi, reka ntangire mfatirana aho ngaho. Ariko ni cya gihe kidutungura, nicyo gihe ya myaka 9 uvuze ishobora gutungurana, ariko si kenshi. Ariko umubyeyi hari imikorere nubwo waba ufite ubucakura bumeze gute, umubyeyi burya wareze umwana we ukamukurira imbere akakureba n'uwagize amaboko yo kukurera, ni ukuvuga ngo byanze bikunze azamenya icyo akwiriye gukora. Wenda murakoze. Njye rero mfite ukuntu mbitekereza. Mu by'ukuri hari ntanze nk'urugero rutoya, hari umumama twigeze kuba tuganira ku kigo cy'amashuri aho niga cya groupe scolaire, arambwira ko yigeze kuba arimo arakora muri tuwarete y'amasuku, abona umwana wagiye mu mihango. Mu by'ukuri uwo mwana yaje arira cyane, ataka yibaza ibyamubayeho, avuga ati bino bintu ni ibiki. Noneho amubonye ko nawe ari umubyeyi, amaze ati se wa mwana uzi ibyakubayeho? Umwana avuga ati ni ibibazo, nanjye simbizi, ndi kubona ibintu bishoboka, simbizi, ni amaraso kandi nta kintu cyanjombye. Ati se wa mwana we amaraso ari kuva he? Uwo mwana aramuhisha. Mu by'ukuri uwo mubyeyi yabonye ko yamaze kujya mu mihango. Uwo mwana yigaga nimba ari mu wa 4 primaire yambwiye. Mu by'ukuri umwana wo mu wa 4 primaire hari igihe umubyeyi yicara akavuga ati umwana cyari muto, ibyo bintu byo kumuganiriza ntago nabonera umwanya, kwa kundi za social medias nazo zateye. Uwo mwana tuvuga agiye mu mihango gutyo, uwo mwana mu by'ukuri wenda nkomeje iyo nkuru yiwe, uwo mama yaje kumufasha amwirika pad cyangwa se Cotex. Aramubwira ati rero ino Cotex bayikoresha gutya, urayifungura iki, arayimuhereza. Uwo mwana niyongeye kumenya amakuru yiwe uburyo byagenze, ariko ubwo ukumva ko uwo mwana yaramaje ati se mama yaba yarabikubwiye cya papa wawe? Ati reka ntacyo bigeze babingiraho. Mu by'ukuri uwo mwana yahereye mu wa 4 primaire. Hari igihe uko batubwiye ngo umwana ashobora kuba ngo umubona urugerageza bukahita umufatiramo, kabona niba ntangiye kumera amabere ukahita uvuga ati nicyo gihe buri yatangiye kuba inkumiho ya. Nkuko nabivugaga, ntekereza ko ukwiye gufatira umwana hafi. Yego ntago mvuze ngo bimubwira afite imyaka 2, 3, 4, 5, ariko njye ntekereza ko guhera wenda nko ku myaka 9 umwana abatangiye kugira amatsiko. Umwana abatangiye kuvuga ngo ese ko bagenzi banjye mbona bameze gutya na gutya, ese ko mbona umuhungu akunda kunkora ku rutugu tukagendana mva ni byiza. Uwo mwana ashobora kutakwisanzuraho nk'umubyeyi, ariko nawe shakisha ikintu wowe mubyeyi ushobora gutuma uhuriraho n'umwana wawe kugira ngo basi ubashe kumuganiriza ataragira muri icyo gihe gishobora kuba cyamuteza ibibazo. Murakoze. Urakoze cyane. Uwase n'ibibazo byinshi barije bamwe mu rubyiruko baduteze amatwi, ariko kandi turi kumwe na Dr. tuguhaye ikaze none kuri mikoro, yihereranye ariko turagarutse. Nkaba nakubaza nti noneho niki cyakorwa kugira ngo abangavu n'ingimbi bahabwe amakuru ku buzima bw'imyororokere mu buryo bwisanzuye badatinya? Murakoze cyane. Ndagira ko nshimire umubyeyi turi kumwe hano n'umwana turi kumwe hano ku kiganiro cyiza bagiranye, kuko bigaragara ko koko iki kibazo abantu bose bagihagurukiye. Ari naho nashaka wenda gushima cyane. Ahanga ndashaka kuvuga ko iki kibazo cyo kugira ngo ingimbi n'abangavu babone amakuru, nibyo koko ni ngombwa kugira ngo babone amakuru kandi ku buryo bwizewe kandi batinyutse nta gisigaye inyuma. Ndunga cyane mu buryo umubyeyi yavuze. Umubyeyi yavuze ati reka dutangire gutanga amakuru hakiri kare. Yanabishimangira ati nta myaka twaheraho, ati amakuru dutangiye tuyatangiye hakiri kare. Ndetse n'umwana we yabishimangira avuga ati hari igihe umwana atangira wenda ziriya mpinduka zimubaho hakiri kare cyane. Arona agira ngo ntangire rero wenda nk'umurongo wenda werekana n'ukuntu wenda umuntu yatanga amakuru ku buryo bwiza, ndetse n'igihe wenda umuntu yayahera. Ahangaha ndagira ngo mbwire abari kutwumva bose kandi ibyiciro byose
baba ababyeyi baba n'abana b'ingimbi n'abangavu ndetse n'abari hasi yabo ndetse n'abantu bose muri rusange wenda kwita ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere kugira ngo dutegure neza uko twagezaho abana amakuru ni uko twamenya ko isi ihinduka. Isi irahinduka, isi mujya mumva kibavuga ngo ikiganiro ngo isi ya none, isi ya none kuko burya n'isi ya none ntabwo ari ejo hashize, kuko tubibona n'abantu bagenda bahinduka, aho abantu batuye harahinduka, hakava mu cyaro hakaba umujyi, abantu bagenda bagira amatara, bakagira iterambere. Burya rero uko iterambere rigenda riza n'imibiri y'abantu burya igenda itera imbere uko yabagaho, ku buryo navuga ko abana bavuga iki gihe bavuka mu iterambere, ntabwo uko bazategeza ya myaka twajya tutegereza ngo tujye mu cyiciro runaka, bo biba byihuse cyane. Isi irahinduka, niyo mpamvu n'abantu bagomba kumva ko hagomba kwitabwaho aho isi igeze. Bya bindi byabayeho kera, muzi ko kera abantu baga bavuga ati ibintu twabiganira wenda cyangwa dukoreshe ba nyirasenge bande bo bandi, ugasaba ikintu cy'imyumvire kuko n'imyemerere nko twagomeje kubivuga n'umuco. Ngiye ndongeraho na karande. Karande ni kwa kundi bavuga ati uko ntabwiwe ibi ngibi nanjye simbivuga. Iyo karande nayo burya hari gituma abantu basigazwa inyuma n'amateka, noneho ugasanga uko baheze muri bya bindi bakuriyemo, noneho ugasanga uko yakuze wenda satamuganiriza nawe agasanga ariko abigire, kandi ubisigenda ihinduka, ahubwo abantu bagomba kuva muri ya karande, ntibaheranwe n'amateka, cyane cyane ko nabo bagomba gutera imbere. Ikindi rero wenda icyo tuzifashisha cy'umwihariko kugira ngo dutangire amakuru ku buryo bunoze, ndifashisha ibintu bibiri ariko bifite inyito imwe. Ni ijambo ururimi. Ururimi hano hari ururimi tuzi nk'ingobyi y'umuco. Ururimi ubundi bavuga ko ari ingobyi y'umuco, ubwo ndashaka kuvuga ururimi nk'ikinyarwanda. Umujya wumva bavuga ngo agahugu umuco kandi umuco, burya nicyo gituma burya mu gihugu kigira kuko ururimi rwacyo, kuko buryo ururimi burya niyo ngobyi y'umuco. Ahangaha rero kugira ngo tugeze ingimbi n'abangavu amakuru ku buzima bw'imyororokere, tugomba kureba ukuntu uriya muco uriya rurimi ingobyi y'umuco turukoresha neza. Ndatanga urugero. Mu kinyarwanda usanga ikinyarwanda hari amagambo amwe atavugwa, ntavugwe ndetse yanavugwa ukumva bavuga ati ni ibishitani. Ati umuntu ndetse rimwe n'umuntu yavuga nk'ijambo runaka avuze wenda nk'imihango ari nk'umuntu w'umugabo, ugasanga bari kureba mu kanwa niba ngo adacitse igisebe mu kanwa. Ahangaha rero ururimi nk'ingobyi y'umuco ruri mu kintu tugomba kwitaho cyane, tukareba ukuntu narwo turujyanisha burya n'ibihe tugezemo. Ibyari kirazira ejo hashize turebe ko ubu ngubu niba tutabivuga, kuko ariho igihe kigeze, kuko abana bacu baba bagenda mu iterambere. Iyo tudakoresheje ururimi nk'ingobyi y'umuco ngo tubagezeho amakuru, hari izindi ndimi zavutse. Umwana yageze kubivugaho ibintu bya social media by'imbuga nkoranyambaga, ni izindi ndimi zagiye ziza nyine ziri ngo muri digitali, zo zikagenda zitanga amakuru mu zindi ndimi zindi, ariko ugasanga ayo makuru akenshi bari abana batamenya no kuvanamo amakuru meza. Ugasanga noneho wenda ahubwo barakururira ku by'urukozasoni birimo. Ari niyo mpamvu tugomba gukoresha ururimi nk'ingobyi y'umuco. Wenda ibyari kirazira ejo tukareba ko uyu munsi tutatangira kubivuga, kuko hari izindi ndimi ziri gutangira kubidutanga kubivuga kandi zikabivuga nabi. Reka rero duhune ururimi narwo noneho dutangiye turukoreshe, umuco wo ko ugende ugana kariho. Ikindi nashaka kuvugaho twanyuramo, tuzabyanze bikunze kugira ngo uvuge ikintu ukoresha urugingo rw'umubiri, narwo ni ururimi. Ururimi nk'iyi nyama yikaraga mu kanwa ariyo ituma tuvuga amagambo yose. Burya rero ururimi navuga ko ni inyama ikomeye ku mubiri w'umuntu, kuko niyo ituma ashobora gushyikirana n'abandi, ariko ni n'inyama ikomeye mu mibanire y'abantu. Muzi ko bajya baca umugani ngo ururimi rutakwicirirwa gukiza, kuko nirwo ruvuga ijambo rikaba ryatuma baguca umutwe cyangwa rikaba ryatuma bakugororera. Aha rero niho tugomba kureba tese ururimi, iyi nyama dufite, kandi umuntu wese yaba umukuru yaba umwana yaba umusaza yaba umukecuru yaba umugabo yaba umugore afite ururimi rwe. Ururimi yarukoresheje narwo rukagira icyo rugeza ku ngimbi n'abangavu cyangwa ku banyarwanda bose ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Reka wenda mvuge wenda ibyakorwa se ni ibihe. Ibyakorwa ni ibihe? Ibyakorwa ni ibihe? Ndabihinira wenda mu nteruro ivuga iti
abantu bose. Burya bose ni ijambo rikomeye cyane. Bose ni ukuvuga ngo abakuru n'abato, abagabo n'abagore, abakize n'abakennye, aba mu mujyi n'abo mu cyaro, ababatijwe n'abatabatijwe, abasenga n'abadasenga, abuzuye umwuka n'abatawufite, cyangwa afite roho mutagatifu n'abatayifite. Muri make abantu bose mu byiciro byose, natwe turimo ko turi hano, tujyane mu mudiho. Tujyane mu mudiho. Uwo mudiho ndi kuvuga ni ugutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere. Ntihagire usigara inyuma, tujyane mu mudiho kandi twumvikane twese murakoresheho ko rwa rurimi rwe ndetse na rwa rurimi rw'umuco, ingobyi y'umuco n'ururimi ruvuga, tujyane mu mudiho ariko tudasobanya. Tudasobanya ndashaka kuvuga ngo abantu buri wese atange amakuru yemera, yizewe, ariko atagiye gucyocyora mugenzi we. Ntacyocyore mugenzi we. Na mugenzi wavuze wenda ikintu runaka, nawe uvuga icyawe. Noneho turebe ukuntu twakuzuzanya, tujyane muri wa mudiho tudasobanya, ahubwo twuzuzanya. Ko mwabonye ko abantu bari kubyina, wenda n'abana bari gukura wenda bato, hari igihe batabonye wenda imidiho ya kera, ariko bajya babona wenda n'intore zibyinana nk'urukerereza, ariko ni wenda tuvuge n'umuziki wenda wa kizungu. Mubona ko abantu bari mu muziki wa kizungu, bagafungura umuziki wenda kuri radio cyangwa kuri televiziyo, abantu bakajya mu mudiho bakabyina. Hari ubyina si wenda ajya hejuru, hari ubyina wenda babyinira hasi, ariko bose uko bagenda mu muryo umwe ukabona ibintu bibaye byiza. Aronda ajya tujyana mu mudiho rero, tujyane mu gute rero. Ahangaha uyu mudiho ndumva twawubyina ku nzego eshatu. Tubyine ku nzego eshatu. Icyakuru kugira ngo abana bagerweho n'amakuru kandi ku buryo bunonosoye bunoze, icya mbere nuko hari ibyo dusabwa twese, ariko by'umwihariko nk'inzego zose zo mu buyobozi bwite bwa leta, iz'abikorera ku giti cyabo, amadini n'amatorero, mu nzego z'imirimo zitandukanye, hose hakaba hashyirwaho imiyoboro inyuranye kandi myinshi cyane, kugira ngo itange ariya makuru ku buzima bw'imyororokere. Ndashaka gutsimbarara kuri iyi miyoboro myinshi, kuko byagaragaye ko iyo abantu benshi bafatikanyije niho bagira icyo bageraho. Kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkingi imwe ntigera inzu. Kuko umuntu umwe niyo yaba padiri cyangwa pasitori, niyo yaba umubyeyi wenda uzikorera karijana, ariko ntabwo yatanga amakuru ari umwe ngo azagera ahantu henshi. Ariko igihe babikoze ari 100, bakabikora ari 200, bakabikora miliyoni, ni ukuvuga ngo amakuru azagera aho agomba kugera. Ubwo rero hashyirwaho imiyoboro aho abantu bose bakorera, imiyoboro bihari. Kuyu ni umuyoboro mu itangazamakuru turiho, mu rusengero tuwushyireho, mu mashuri tuwushyireho, aho abantu bari hose tuwushyireho. Noneho mu kazi dukora dushyiremo na kwa kuganira ku buzima bw'imyororokere. Umuntu wese wari icyiciro cyose arimo tumuhe ya makuru, noneho nawe tumusabe ko yayageza kuba yasize mu rugo, cyane cyane n'abandi b'urubyiruko, ingimbi n'abangavu. Aha rero gushyiraho iyi miyoboro inyuranye, ndajya nibutse ko hari imiyoboro isanzwe iriho. Hari imiyoboro isanzwe iriho ku buryo yashyirwamo imbaraga. Ndashaka kuvuga nk'iy'ingenzi, hari nk'iyi y'itangazamakuru. Muzi ko itangazamakuru ku nzego zose, iryumvwa, iryandika, irebwa, bigira akamaro cyane mu gutanga amakuru. Iyi miyoboro y'itangazamakuru igomba gushyiramo imbaraga, kuko ibiganiro ntikibe ikiganiro kimwe mu kwezi, kimwe mu cyumweru, ahubwo ibiganiro byinshi, kuki se bitanu ibiganiro wenda buri munsi wenda ikinyamakuru kigatanga ikiganiro wenda ku buzima bw'imyororokere, ku ngimbi n'abangavu. Aha ndagaruka ku wundi muyoboro ukomeye cyane, umuryango, ndetse n'uwenda nagombye no kuba nahereyeho. Umuryango banabigotsa bambanjirije, abagize umuryango bose, umugabo, umugore, ndetse ndongeraho n'abana bakuru. Ku buryo umuryango habamwa papa, mama n'abana bakuru, nabo bagagerageza gutanga amakuru ku bana bakiri batoya. Noneho tukongeraho naho n'indi miryango yindi, n'indi miyoboro yindi. Hari inzego z'ubuyobozi bwa bwite bwa leta, ubw'amatorero, hari se inzego z'ubuzima, hari amavuriro, abajyanama b'ubuzima, hari izi serivisi se z'urubyiruko, harimo nk'ibigo by'urubyiruko. Hose turebe ukuntu muri iyi minsi abantu twakongera imbaraga z'ibyo bakora, kuko batange amakuru, babo wenda bafashwe, babone n'ubushobozi, babone imfashanyigisho
batange amakuru koko anoze ku buzima bw'imyororokere. Hari n'imiyoboro mishya. Imiyoboro mishya hari hamwe yagiye itangira ariko ugasanga itaragira imbaraga cyane, andashaka gushimangira cyane ko iyi miyoboro aba bana bo mu mashuri bakoresha. Aya matsinda y'ibiganiro tukunda kwita mu ndimi z'amahanga ni clubs. Izi clubs z'abana koko zagombye gushyirwamo imbaraga, kuko buri iyo baganira bafite imyaka ingana hakavamwe abigishwa bagahugura abandi bakamenya amakuru y'imvaho, iyo babwiye bagenzi babo koko bituma bagenzi babo babyumva neza. Kuko ndashaka wenda kongeraho ko hari igihe wandi uhuguye ukamuha amakuru ariyo wari kuzangiza mugenzi we ejo. Urumva iyo umuhaye amakuru hakiri kare uba ukemuye ikibazo inshuro ebyiri. Uba ugikemuye kuri we akitwara neza agahinduka, ariko noneho ko nawe yari muri abandi bari kuzabikora akajya guhindura imbaga. Kandi kuko babiriranwa anatanga amakuru akizerwa kurusha wenda nuko yatawe n'undi muntu wo hirya, cyane cyane ko amakuru atanze kuba bari kumwe iminsi yose aba yasubiramo, kandi tuzi ko guhozaho birangira umuntu yumvise. Undi muyoboro nawo numva abantu batekerezaho bakawushyiramo imbaraga ni umurongo wo kureba ukuntu mu byiciro by'abantu bose batandukanye habamo abafashamyumvire. Abafashamyumvire ariko bari ku rwego rwo hejuru, navuga ko abafashamyumvire babigize umwuga, bakabigira ubutumwa, bakabigira umuhamagaro, kuganiriza abandi kuzaga imyororokere. Tukuvuga ati niba ari mu bavuga butumwa tubone wenda abumva babyishimiye kandi babyifuza, babigira intego mu muhamagaro wabo bafite, bashyiremo n'ibijyanye n'ubuzaga imyororokere babyigisha mu nzego zose. Tubigenze gutyo, haba mu bato, mu bakuze, bari kubyiruka, bari gusaza, ab'ibitsina byombi, bose tubone ibyo byiciro. Ikindi twakora uretse gushyiramo iyo miyoboro itandukanye itanga amakuru ku buzima bw'imyororokere inyuze ahantu henshi hanyuranye, aho abantu babakorera imirimo y'ubuzima bwa buri munsi, hari na gahunda dushobora gushyiraho numva nayo yagira akamaro ingimbi n'abangavu. Ahangaha numva twakwita ku ruhare rw'abana. Abana nabo bagashyirwaho gahunda zituma bashobora kuvuga ku buzima bw'imyororokere. Abana wenda umuntu yanabasaba ko, kuko nabo tugomba no kugira icyo tubasaba, abana tukabasaba ko nk'ubwo bari gushyiraho gahunda koko zo kubaha imbaraga bakaganira ku buzima bw'imyororokere, ariko bakanigishwa no kwitwara neza. Abana b'iki gihe koko nko twabonye ko ibintu bigenda bihinduka, ariko nabe tubasabe kwitwara neza. Tunabibutse ko burya iyo batagenzuye neza ubuzima bw'imyororokere bwabo, ingaruka iyo zije ziza kwangiza ubuzima bwabo, zikabangiza, zikabicira inshingano wenda cyangwa n'urugendo bafite rwo kwiteza imbere no gukura basobanutse, ugasanga ubuzima bwabo bahadindiriye. Abana rero koko nabo bajya bigishwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko cyane cyane hakongerwamo akantu ko kwibutsa indangagaciro na kirazira kugira ngo bitware neza barengere ubuzima bwabo. None reka nsoreze noneho ku bakuru muri rusange. Abakuru rero ubwo harimo ababyeyi n'abandi bose bamaze kujya mu myaka y'ubukure, ndashaka kuvuga abantu bangeje imyaka 18 kujyana hejuru. Abo bagombye gufata ubuzima bw'imyororokere nk'inshingano kuri buri wese. Mu matorero hari ikigero umuntu ageramo kandi numva ari hafi y'imyaka 18 yaba ahageze, bakamuha uburenganzira bw'uko yabyara undi muri batisimu. Ahangaha rero baba bamubwiye ati nawe wageze ubutumwa, nawe ujya guhugura abandi. Ahangaha numva iyi myaka rero umuntu yagize imyaka y'ubukure yagombye kumva ko afite inshingano zo kurwana kuri barumuna be, ntabo ujya kubangiza, ahubwo wo kubagira inama no kubarokora ibizazane bagombye kugwamo. Reka nsoze rero wenda mvuga nti koko nibyo baciye umugani ngo kuri gushira mu biganiro. Iyi ngingo y'ubuzima bw'imyororokere nitutayivuga tukomeza kuyigira kirazira, tuzakomeza guhura n'ibibazo. Ariko kuko kuri gushira mu biganiro twese nidukanguka tugakoresha rwa rurimi kigobyi y'umuco, tugakoresha ururimi kinyamivuga amagambo, tukavuga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, buri wese akagera ashoboye kugera, tukabyina mu dihu turi kumwe tudasobanya, tuzagira icyo tuzageza ku muryango nyarwanda, cyane cyane ku ingimbi n'abangavu.